twongeye kwasuza rero uyu ni umwanya tugiye kuganira insanganyamatsiko ivuga ngo umudamu cyangwa se umugore mu muco n'iterambere ry'umuco. Njyewe rero twigana akavuga nitwe kijyana ibipita nkaba nanjye ndi umwe rero mu bagize Sunset Shine by'umwihariko nkaba ndi n'umwarimu mu bigendanye n'igisata cy'ikinamico. Muri kano kanya rero dufite rero abatumirwa babiri ariko nabo ntabwo ndi bita abatumirwa cyane sangwa turi kumwe n'abantu bari kuvuga amazina ariko mukikarusha kugenda mubamenya umwe umwe bikurikije uko bari bwivuge ndetse n'uko namwe ubwanyu mubazi. Reka rero dutangire imbere yanjye turi kumwe aha ngaha n'umubyeyi wambaye neza cyane muri kubibona yakenyeye rwose yambaye neza batangiye mutwika. Mwakoze nitwa Nzayisenga Sophie abandi mwene Kirusi Thomas usobanuriye umwami wa Senderagora Munyampororo wa Muvunyi abandi umukiri gitananga byahamye nanjye nkabandi umwe mu barimu ba Sunset Shine. Mwakoze cyane. Arakoze cyane ngira ngo akivuga ikivugo byonyine mwita mwumva aho duherereye ndetse mukamenya nabo turiho. Ku rundi ruhande rero dufite nanone undi mubyeyi akaba ari na Marine wa Sunset ariko by'umwihariko n'umubyeyi wacu w'Abanyarwanda uri bubibwire mugahita musanga muramuzi ndetse munafite n'amatsiko cyane. Tubahaye ikaze rero mwatubwira. Mama ushaka kugira ngo nivuge izina gusa hari umuntu uvuga izina ry'angana atyo ntabwo nzi izina ryabaye nitwa nde Cecile Kanyombya ariko by'umwihariko iyo wabigisha mubivuga naho barushaho kugira urumeza kwivuga mu izina ntazanga gukura mu muco nyarwanda ngira ngo murabizi yuko twese tugomba kugira uruhare rwo kuwusigasira kuwubaka ndetse no kugira ngo tunanoze neza by'umwihariko umuco w'Abanyarwanda. Ariko iyo tugiye ku badamu burya abadamu ni abantu bakomeye cyane kandi banafashe runini by'umwihariko mu muco nyarwanda kuko iyo dukura nibo tubona kandi burya umuco nyirizina tunawumva mu ibere. Rero turaza kureba ese umuco w'ababyeyi cyangwa se umuco w'abamama muri uruhare rwabo mu muco ni uruhe. Tugiye guhera kuri Sophia Nzayisenga umukiri gitananga wabigize umwuga bibamo n'abakoreramo. Navuga mu muco nawuvukiyemo kuko umuco navango ni indangamuntu y'umuntu. Ntabwo navuga ngo natangiye kugira umuco ngo mfite imyaka iyi n'iyi, nawuvukiyemo mukuriramo nza nawusigira n'abazaza inyuma yacu. Nashimye insanganyamatsiko yanyu mwatuganirijeho yavuga ngo ni ruhare ki rw'umugore mu iterambere ndetse no kugarura umuco. Uruhare rwacu nk'abagore rero yenda nge nahera ku ndangagaciro z'umuco. Hariho abantu bibaza ubundi umuco ni iki, ubundi umuco ni iki, ntabwo nawubonera definition, ntabwo nawubonera igisobanuro kirambuye, ariko umuco wagiraga indangagaciro zawo ziherekeza harimo gukunda igihugu, harimo ubupfura, harimo gukunda umurimo, mbese izo ndangagaciro zose uzikomatanyirije hamwe nizo zazaga zigahuriza hamwe hagati ukazasangamo na bya bindi byacu byo gutarama, kuririmba, kubyina no kugira gute. Ibyo byose byaturukaga muri za ndangagaciro kuko abantu babaga besheje imihigo bageze ku byo bifuzaga kugeraho. Ni gute rero izo ndangagaciro ahubwo twazibungabunga yendi yaba ari cyo warumbajije, izo ndangagaciro z'ubupfura, izo ndangagaciro zo gukunda igihugu, izo ndangagaciro zo gukunda umurimo, guharanira kugira umurimo unoze, ibyo byose ni bimwe mu bibumbatiye umuco wacu. Natwe rero nk'abagore dufite uruhare runini rukomeye mu gusigasira ibyo bintu, duhereye ku bo twabyaye, duhereye mu miryango iwacu mu rugo. Dufite uruhare runini cyane rwo kubasha kwigisha abana abakiri batoya kubungabunga no gusigasira izo ndangagaciro kugira ngo umuco wacu utazava ucijije. Ngira ngo murabyumva rero kuganira nabo ni abantu rwose duhereye kwa mbere twibwiye murumva yuko uyu munsi dufite abantu bafite inararibonye kandi banafite navuga yuko bafite inshingano zikomeye cyane zo kusa ikivi basigiye. Ibumoso bwanjye rero mfite umubyeyi wacu Cecile Kanyombya akaba rero ari Marine wacu muri Sunset. Tugira ngo twumve mu ntangiriro zawe ujya kumva bwa mbere yo kuba kuzama byaje bite byatumye imyaka ingahe
kumva ko nzaba umuhanzi nta byanjemo, ntabwo ari porogaramu. Nabikuye iwacu nanjye, nabikuye iwacu. Data yari umuntu ukunda kuririmba cyane. Iwacu hagataramirwa n'abantu benshi bose, data wacu, ba mama wacu, ngo na sogokuru yari intore, ko yari atuye mu Buganza nyine. Ariko ndakubwira aho ngaho twari turi hano i Kigali, nta munsi w'ubusa papa ataturirimbicaga. Ubwo yabaga yaje aririmba, bamwumviraga mu rugo aturuka kure cyane ku igare aririmba, tukavuga tuti papa aratashye. Yahoraga mu muhogo, hahoraga haririmba, kereka ngira ngo ari ku kazi. Ariko ubundi igihe cyose yabaga aririmba. Yagera nimugoroba igihe cyo kujya mbere yo kujya kuryama, abana bavuye ku meza, tukaba twicaye ku misambi hariya, akatwigisha uturirimbo tw'ikilatini. Yari umuseminari mukuru cyane, akajya asobanura mu Kinyarwanda muri rya jwi tukabisubiramo, akajya tukaririmba mbega kugeza igihe tugiye kuryamira. Ariko rero ubwo twabaga dusigaje igihe gito, hanyuma tukamuririmbira natwe two turirimba mu ishuri. Aho ubundi twavaga mu ishuri nyuma ya saa sita, cyane cyane muri weekend, salo yacu yabaga irimo abagenzi bacu tubyina gusa, tubyina turirimba. Abo babyeyi b'inshuti za mama baza, aho bicaye abadamu mama bose bakaduhamagara, rero nimuze mutubyinire. Urumva rero nabikuriyemo mu ishuri. Njye na murumuna wanjye twakurikiranaga, bagiraga ijwi ryiza cyane, bakakunda kuduhamagara mu makorari. Ibyo turirimbira ababikira, ibyo turi mu misa, ibyo byose mbega ari mu rugo, ari mu ishuri twararimbaga. Ariko rero hakaba iki by'umwihariko ni ukubikunda. Twari abaririmba kubera ko ari abanyeshuri bose bagomba kuririmba bakiga indirimbo, ariko kubikunda nanjye ubwanjye aho niherereye, naho ngenda mu nzira nkumva uturirimbo tunzamukamo mu mutwe, tukaba dusirikira igihe cyose turimo. Ibyo najyaga ndyama nkumva indirimbo mu mutwe wanjye nkayisinzirana, nkavuga nti hakaba ndeba hanze nkasanga ntabacya, kandi turi bujye mu ishuri nkumva ngo nshaka ngo buke ya ndirimbo papa yari yatwigishije, maze nsohoke njye hanze njye kuyiririmba. Numvaga narayimenya mu bwonko bwa. Urumva rero ibintu umuntu agira ni urukundo rwacu, nta kindi rwose. Urumva rero nabikuriye bari ibintu nkunda, ntawabintegetse, ntawabimpase. Nagize Imana ahubwo ntihagire uwabimbuza, ko ari ababyeyi babibuza, ngo ni ubushwi, ngo ni ubugoryi, ngo ni ubupfayongo. Abacu barabyumvira kandi bakabikunda. Birumvikana ko by'umwihariko mwebwe mwagiye mugira, navuga ko nabyita n'amahirwe, kugira umuryango ukunda ubuhanzi, ukunda guhanga, ukunda kuririmba, ukunda gutarama. By'umwihariko cyane ko gutarama mu Banyarwanda byari umuco. Twavuze umuco, ariko tugaruka mu muco turaza gutarama. Usanga gutarama byari ikintu gikomeye cyane mu muco w'Abanyarwanda cyane. Kandi gutarama abantu barahigiraga, gutarama abantu barahanuraga abandi. Hari ibintu byinshi cyane byabaga mu gutarama. Njye mbese mbyumva, ubwo bise binyereka yuko muri za ntumwa Yesu 12 yabwiraga ngo muzagere mubwire n'amahanga. Hanyuma n'umuntu nka papa wanjye yabwiye 12 yari afite, twicaranye n'intumwa ngira ngo murayibona. Ni intumwa yatuye ku Banyarwanda. Ni nayo mpamvu uyu munsi abemera nyine bakomeza kwibuka umuco, kandi bakarushaho guhana ko umuco wacu utabica, cyangwa se umuco wacu utazaracika. Hanyuma ndashaka kugira ngo nkwibarize, ni iki cyagukoze ku mutima, cyane ni iki cyaguhamagariye kwinjira mu muco kugira ngo ubusigasire? Kuba nagira igitekerezo cyo gusigasira umuco, nakubwiye ko umuco wo nawuvukiyemo. Icya mbere cyo ndi umunyarwandakazi. Kuba ndi umunyarwandakazi, hari indangagaciro zigomba kuranga Abanyarwanda. Izo ndangagaciro ziranga Abanyarwanda nizo abantu usanga bafitiye impungenge, bavuga batese izi ndangagaciro aho ngaho ntizizacika, cyangwa se ugasanga ntizizagira inkomyi.
rimwe na rimwe ukabona harimo abantu benshi bafite uburyo bareberamo umuco, bakawurebera mu myambarire, abandi umuco bawurebera mu ntore zibyina zihamiriza, abandi umuco bawurebera mu ndirimbo n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko umuco ni ikintu kinini kigari. Naje gutekereza rero ndavuga ni gute twasigasira uwo muco wacu nanjye nk'umunyarwandakazi. Impamvu nkubwe ni nawuvukiyemo, kuba ndi umunyarwanda ndogurije kuba mfite umuco w'abanyarwanda nyine ni inshingano zanjye kuba mfite umuco w'abanyarwanda, nawuvukiyemo, mvukira mu banyarwanda, mvukira mu Rwanda, nkura mu Rwanda. Urumva nakubwiye ngo umuco nawuvukiyemo nyine kandi ngukoreramo. Yego yaba ari cyo warumbarije ahubwo. Natangiye gucuranga inanga ndi umwana mutoya mfite imyaka 6. Kuva icyo gihe kugeza na bugingo n'ubu ndacyacuranga inanga. Ndakuriye mu muryango w'abataramye, papa yari umucuranzi w'inanga ya Kinyarwanda, n'umusaza bita Cyurusi Thomas. Abantu benshi bamuzi ku nanga yitwa Impyisi Bihehe, bamuzi kuri Mugoyi na Nyiragore ndetse n'izindi. Yari umusaza uzwi hano mu Rwanda, usibye ko yaje kwitaba Imana. Nkaba mbikura mu maraso yomba hari aho mvuka cyangwa se aho papa avuka naho mama avuka, kuko ari uwabo wa papa baracurangaga n'uwa mama baracurangaga, kwa sogokuru byara mama sogokuru yaracurangaga, ndetse n'abamukurikije babikora kinyamwuga kugeza saizi. Umusaza Mushabizi Vianney n'abantu benshi amuzi ku nanga yazana inka, ni marume wanjye akurikirana na mama. Ubwo urumva mbikura mu miryango yombi. Birumvikana ko by'umwihariko mwebwe mwagiye mugira, navuga ko nabyita n'amahirwe kugira umuryango ukunda ubuhanzi, ukunda guhanga, ukunda kuririmba, ukunda gutarama. By'umwihariko cyane ko gutarama mu Banyarwanda byari umuco, twavuze umuco, ariko tugaruka mu muco turaza gutarama, turagusanga gutarama byari ikintu gikomeye cyane mu muco w'Abanyarwanda cyane. Kandi gutarama abantu barahigiraga, gutarama abantu barabahanuraga abandi, hari ibintu byinshi cyane byabaga mu gutarama. Njye mbese byumva ubwo bise binyereka yuko muri za ntumwa Yezu 12 yabwiraga ngo muzagere mubwire n'amahanga, hanyuma n'umuntu nka papa wanjye yabwiye 12 yari afite, twicaranye n'intumwa ngira ngo murayibona ni intumwa yatuye ku Banyarwanda. Ni nayo mpamvu uyu munsi abemera nyine bakomeza kwibuka umuco kandi bakarushaho guharanira ko umuco wacu utabica cyangwa se umuco wacu utazicika. Hanyuma ndashaka kugira ngo nkwibarize, kuko iyo ndi kukubaza ubu hari abana benshi cyane bicaye n'abantu bakuru bandi bicaye bari kwibaza se kukayirebwa buriya umunsi wa mbere yandika indirimbo, akagira indirimbo muri izo ndirimbo zose yabikaga muri indirimbo ya mbere yavuze ngo ngiye kwishyira hanze, yumvaga afite ibihe by'imiburo. Ese yari afite iyihe ntumbero? Kuko hari n'abandi bafite indirimbo banditse mu makaye, hari n'abafite ibyifuzo ngo bazakora indirimbo by'umwihariko ku bijyanye n'umuco, ariko akumva ntabwo afitana azamenya. Wowe wumvaga umeze gute muri kiriya gihe cya mbere? Ntabwo wumva umeze utese, uba wumva nyine byakugiye mu mutwe no mu mutima, biba byakujemo byizanye, nibyo bita inspiration mu Gifaransa, sinzi ko uko babyita mu Kinyarwanda. Ni inganzo. Inganzo iba yagusubiye rwose, ntabwo ushobora kubona wigotorera kaba kabaye. Wanabyirengagiza cyangwa wajyana n'utundi turimo bikanga bikaba bikuri mu mutwe no mu nzira na hehe rwose. Mu gihe cyanyu ubwo turashaka kumenya hari nk'umuhe mwaka nahasaga muhe mwaka, ese gukora indirimbo byari byoroshye? Kugira ngo indirimbo ijye ahagaragara abantu b'Abanyarwanda bayumva byari byoroshye? Tugende muri bigendanye n'iterambere ry'icyo gihe turebe byari bimeze. Oya ntabwo hano ubwo twabitekerezaga ibyo ntabwo nabitekerezaga. Niyimbiraga indirimbo tukaziririmbira n'abavandimwe n'inshuti zanjye, ariko byo kujya hanze ntabwo byabaga icyo gihe, ntabwo byabagaho rwose. Ni uko gusa hari ikintu cyabiteye rimwe turi mu ishuri, radiyo Rwanda ikaza kudufata bakaduhamagara na n'umuntu wanjye turirimba ko radiyo yabifata. Nubwo twaciye muri radiyo, ariko nabwo bitari ibintu byawe twagendereye byo kuvuga ngo ni amalbum dukora nk'uko ngubu bimeze. Oya, zagiye zinyura hitwa umuvandimwe tugusezeyeho n'iyitwa Rubyiruko, zigahora zinyuraho. Bukeye byaje kuba ahubwo nk'akazi, kuko akazi nakoraga ni akazi bita social, nari assistant social, nari mfite twakoraga mu bintu by'amafoye,
noneho minisiteri irampamagara impambaza rero ko duhimba indirimbo yerekeranye na radiyo n'indirimbo yerekeye irata amafuaye kugira ngo abantu bayimenye. Iyo rero y'amafuaye turayihimba. Ubwo kigiye bari bampamagaye iyo nakoraga imusha aho ngaho nza kumara icyumweru hano i Kigali hariya muri studio za radiyo. Turazihimbiza zivuga radiyo, zivuga abategarugori, ibintu nk'ibyo. Turazihimbiza amafuaye tuvuga nyine ko amafuaye yari y'abagore n'abakobwa batagize mu mashuri bagiriraga amajyambere, mbega ngo bamenye ibintu ibintu bisa bimwe batangiriraho iby'isuku, byo kurera abana neza. Icyo gihe hari ikirwara cyitwa bwaki cyari cyarateye mu bana ari kubera iyo mirire nabi, tukigisha rero ibiryo bikwiranye nabyo. Ibyo byose mbega nubwo byagiye muri radiyo nabyo urumva ko byari ibintu bimeze nk'umurimo. Hanyuma rero izo ndirimbo zitangira kujya zica kuri zifungura radiyo Rwanda saa 5. Ubwo rero batangira zitangira kumenyekana. Saa 5 radiyo yafunguka bakumva izo ndirimbo iteka. ariho muri mwasize Ana yanjye hari nyine mu ishuri bati hari nko muri 65 ngira ngo umva ngo ni kera cyane nyine. Uyu nguyu banavuga muri 70 yavuga ngo ni kera cyane. bataranekereza Imana yari gufite mu bitekerezo bya mubizera niko byari byari. Ariko ni kwibaza muri kiriya gihe ko turi kureba uruhare rw'umugore mu iterambere ry'umuco. Ese ndagira ngo bihuze no mu gihe cyane na Sophia araza kudufasha mu gihe mwatangiye uruhare rw'umudamu mu iterambere, kuko ntekereza ko abagore muri kiriya gihe basaga nk'aho bahezwa cyangwa se wenda bari bari kure cyane yo gutanga ibitekerezo no kugaragaza no kwirekura, kubera yuko bara muri kiriya gihe ntekereza yuko ari cya gihe higaga abahungu cyane, ugasanga n'abakobwa bari mu mirimo yo mu rugo. Ese uruhare rwanyu kugira ngo iterambere rizamuke ry'umuco bihagaze biti muri kiriya gihe? muri kiriya gihe uretse ibyo ndirimbo rero ntabwo nabishyiramo. Nakubwiye ko ibyo n'igihe byari ibyo guteza imbere abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Urumva rero noneho n'izo ndirimbo zijemo nkumva ubwo ndiho nkorera n'uwo murimo nkora, ariko ntawabintegetse bigakuzamo gutyo gusa byo kugira, kubera ko ari wo murimo wawe urimo kandi ari ikintu cyakubereye nawe ikintu ugomba kwitaho cyane. Twabikoraga tubikunze kandi tubyemera, gufasha abakobwa n'abagore batagize umwana wo kujya mu ishuri ngo bazamuke bajye mu bumenyi busanzwe. Ariko rero kuvuga ngo ni ukuvuga ngo kwigisha nk'imirire ntabwo byari urumva, kugira ngo basobanurire utandukanye ibyo twabyize mu Gifaransa bya hydrate de carbone, bya protéine, bya urumva kugira ngo bitandukanye, tugashaka n'amagambo y'Ikinyarwanda yo kubivuga ntibyoroshye. Ni ukuvuga ko twagomba kubivuga aho biri, ibitunga abana, iby'umubiri, bikomeza umubiri ugakura neza. Ibyo ni protéine twababwiraga ibyo nyine, tukababwira amata, tukababwira amagi, tukababwira ibyangombwa byose. Noneho ugasanga rero n'inyama n'ibindi nk'ibyo byose mbese bituruka ku nyamaswa. Noneho ugasanga rero abantu barasa n'abaganya bavuga none se maye ubwo ngubwo iyo yose nakuraho amata ntabwo nagira uko ntatunze, nkaba ntagira amafaranga yo kuyagura. Hari rero ibyo twebwe twari twarize twaracukumbuye by'ibimera birimo protéine nk'izo mu mata n'ahandi, nka soya, nk'ubunyobwa. Tukanabikora muri pratique ku mafu yaho nakoraga aho ngamusha murabahamagaraga tubereka soya par exemple, bakazitonora bakazironga tukazishyira mu isukuru nayo yoze. Ibyo byose biri mu kwigisha no guteza imbere. Tukabisekura n'umuhini twogeje byose nabaga mbihagarikiye
noneho bakabyirebera ko havamo amata akavamo kandi koko ibikatsi byabyo nkabereka habaga bashyizeho amashyiga aho nkabereka ukuntu babishyiramo utuboga n'agatunguru bikaba isupu ntabwo nzi ko byitwaga ntiyabyihimbiye ibindi bikaba amata ibindi bikaba isosi ikajya mu muceri ikajya mu biryo mu gitoki urumva kuko igitoki ibijumba gusa ibyo ni ibinyangufu ariko ntabwo bitunga umubiri ngo ukomeze. Yenda mpereye aho mama Cecile yari arimo kuvuga nanjye ntangira guhimba indirimbo mu gihe cyanjye, yenda njye nihereho cyari igihe kigoye kuko ndibuka ko mu gihe cyanjye kubona umudamu cyangwa umukobwa ukora ibintu bigendanye na muzika bari bafite ukuntu bagufata. Natangiye mfite imyaka 6 ariko ntabwo icyo gihe narimbaga indirimbo z'abandi zo papa yanyandikiye zigasohoka kuri radio. Ubwo natangiye kujya mu bitaramo imbwirwaruhame, kujya mu makonseri. Icyo gihe nari mfite imyaka 7 mu mwaka w'1987. Twahuye ku rwanjye ruhande nahuye n'urugamba ruvuga ko umukobwa cyangwa umukobwa kuko njye nari umukobwa birumvikana ukora ibigendanye n'umuziki ujya mu makonseri ugira gute ari umuntu udafatitse, benshi bakabonamo burara bakuru umuririmbyi bikaba nyine ari ikigeranyo cy'umunyatabi ndaya undi muntu udasobanutse. Mbese n'icyo gihe bijya rugamba rukomeye rero kugira ngo umuntu ahuze umuco n'iterambere. Ku rwanjye ruhande byambereye imvune kugira ngo mbashe guhuza imitima y'aba bantu, ari imitima y'abantu bakuze batabasha gushyikira ibyo bintu ako kanya n'imitima y'urubyiruko rungana nanjye babasha kwiyumvamo ibyo bintu cyane ko icyo gihe kuri ku bajene bo barabyumvaga cyane kurusha abantu bakuru. Noneho rimwe na rimwe abantu bakanambaza ariko icyo kintu ucuranga cy'abasaza umuntu w'umukobwa yego na 6 yari y'abasaza yego bacuranga gitari bacuranga piano mbese bakoresha instrument moderne bino bikoresho byacu bya gakondo nyine bakumva ko ari by'abasaza biyo ngiyo bashaje abantu bakuze. Uko ndibuka ngeze mu myaka nka 16 nabaje kujya ngira ipfunwe byo kugendana inanga mu ntoki. Konza twaba dufite nka concert Kigali kumujye mvuka i Nyanza, twaba dufite concert Kigali papa kaza mbere n'inanga kaza niye niyanjye kujya hatazagira umbona nyifite mu nzira akazayimpereza ngeze kuri stage kandi kuri stage nkayicuranga ariko nkava kuri stage nanayisizeyo papa kayifata. Urumva n'urugendo rurerure gahoro budashima Imana ko uyu munsi hari abajene babasha gufata inanga bakayigendera mu nzira bari fier. Wowe kugira ngo wiyakire byasabye iki ese byari nka ryari kugira ngo wiyakire uko naho yananga bamwe abantu baguseka ugomba kubana nabo kandi wowe ukabumvisha kugira Umunyarwanda yaravuze ngo agahimbaza musiki kava mu ngasire. Ibi ngibi natangiye kubikora ntazi ko ari umwuga ubasha gutunga nyirawo kuko natangiye kubikora mbona ari impano ya famiye wacu twarishimaga tugacuranga tukabyina. Ba mama wacu baba baje gusura mama mu rugo papa agacuranga inanga, yarafite inanga yitwa ikigwiti yakunda gucuranga abadamu bakizihirwa bagatamba babyita gutambira inanga. Umuntu ari gucuranga inanga abandi bari kubyina bagatambira inanga, ba data wacu bakaza bagatambira inanga. Noneho mbikora ari ukubikunda ntabwo nabikoze mvuga ko ari ibintu nzakora nk'umwuga. Ariko nyuma yaho naje gutungurwa nuko byaje kubyara umusaruro, ariko icyo gihe ntabwo nari nzi ko nzabikora nk'umwuga kuko ndibuka nsohora indirimbo ya mbere kuri Radio Rwanda abanyamakuru baje gusura papa mu rugo nk'umuntu bari basanzwe bazi nyine nk'umutaramyi arasara bacurangira narakana kaho mu cyaro. Nakundaga kuba nicare hagati y'amaguru ya papa uko bacurange nuko baganira ndamureba nkamureba mu maso nuko za gushyira inanga hasi. Rero ajya kuzana agacuma ngo azimanira abashyitsi. Ashize inanga hasi nanjye ndayifata kuko nari mbisanzwe mbimenyere ko ashyira inanga hasi nanjye nkayifata n'umwana ndayifata ntangira gucuranga. Nanjye gucuranga rero abanyamakuru bizaniye za recorder zabo batangira kurikodinga ngewe ntabizi
kuko nshyize nanga hasi batongera bakanangira isoni ndiruka nirutse papa arangarura ndampendahinda ati turakugurira bombo ongera ubacurangire ndongera ndacuranga indirimbo bafashe uwo munsi bwa mbere bageze muri studio muri Oremforo icyo gihe kiri RB uyu munsi icyo gihe cyitwaga Oremforo nizo batambukije bwa mbere ku gitaramo noneho bucya abaturage bo ku musozi wacu baza kundeba wakoze ishyano kakana ko kwa Kirusuka twakumvise kuri radio k'imyaka 7 noneho nza kubona ubutumire bwa Oremforo buza muri studio noneho kurikodinga neza indirimbo zawe nza muri studio nuko natangiye nitabiriye amarushanwa menshi Cecile ni mukuru arabiza amarushanwa yajyaga ku rwego rw'igihugu bajyaga bahinsanganyamatsiko buri mwaka urabizi ko umwaka warangiraga witwaga izina bamara kwitwa izina abahanzi ako kanya bagatangira kwandika ndumva icyo gihe naratangiriye ku mwaka wo kwihaza mu biribwa ariko papa wanjye yanyandikiraga indirimbo yitwa Inkaragamabondo niyo ndirimbo nahereyeho bwa mbere icyo gihe Inkaragamabondo icyo gihe twaheraga mu makomine icyo gihe byitwaga makomine tukarushanwa batsinze mu makomine bakajya kurushanwa mu maprefecture tukarushanwa mu maprefecture batsinze mu maprefecture bakaza kurushanwa ku rwego rw'igihugu icyo gihe rero nagiye nsinda hose no ku rwego rw'igihugu ndatsinda mu wa mbere mbona igihembo naje nitabira amarushanwa menshi ubwo nge niyandikiye indirimbo bwa mbere wari umwaka uwo icyo gihe wari kwihaza mu biribwa ubundi sinibuka insanganyamatsiko yawe kuko nibwo nahimbaga indirimbo yitwa Inkerakurima urumva ariko imyandikire y'umwana narandikaga papa kankosorera akanyongeramo ibindi nk'umuntu mukuru iyo ndirimbo nayo iratsinda icyo gihe nari mfite imyaka 9 aribwo natangiye gusohokera igihugu njya mu bihugu byo hanze igihugu cya mbere nagiyemo ni igihugu cyitwa Bulgaria twari tugiye muri festival y'abana ku isi ku myaka 9 naje kwitabira amafestival menshi atandukanye nitabiye festival Voix des Femmes muri Belgique nitabiye amafestival menshi nanjye ntabasha kurondora nagiye mu bihugu byinshi cyane bitandukanye curanga ino nanga ya Kinyarwanda aho rero abantu bambarizaga bati kugucuranga inanga uri umugore kandi tumenyere ko inanga icurangwa n'abagabo ubihuza ute n'umuco mbese ni umuco cyangwa ni iterambere nkababwira nti ni umuco kuko impamvu ari umuco nta hantu byanditse mu Rwanda ko umugore atacuranga inanga rwose ntabwo byari bibujijwe kuko ndibuka ko na mama yacurangaga inanga nta nubwo nanjye umugore wa mbere acuranga bavuga ko na Gicunatiro burya arazi gucuranga ntabwo ari njye mugore wa mbere watangiye gucuranga inanga ahubwo muri kino kinyejana najyaga mvuga ni njye mukuru naserukiye igitsina kobwa ngarukira igitsina hungu ku nanga ya gakondo muri iki gihe cya none kuva icyo gihe rero kugeza na bugingo n'ubu kuba ncuranga inanga ni umuco kuko nyicuranga ari inanga igikoresho cya Kinyarwanda kandi nanjye ndi umunyarwandakazi ntabwo nigeze njya kure y'umuco urakoze cyane nkitumire kuri nta mangu utuye ku mana y'Iburunga ngo agende ngerera iwacu arora inyambo niba zigurikwa zitatse amasaro n'amasinde imbyeyi zivumera inyana ziri kwikina amatavu nyambo nyamwa bakora heza njyeyi bamwaga mwahejeje isumba muzaze mugeri iwacu dore inyambo zaragishutse inyambo
cyane barakaraba ni ukuri guma niko twavuga by'umwihariko guma sinzi icyo muba muvuga ururimi rwa hehe ni ikinyarwanda ubutaha tuzicanaho tugiye ikinyarwanda cya guma by'umwihariko mbese numvishe nabaza umubyeyi ariko ubwo ndabaza Imana mubaze ni kuki ntavutse muri cya gihe cya kera abataramyi bagitarama ibyo ni ukubaza Imana wa mugani wawe kubera yuko numvise hari ibintu byinshi cyane naba narahombye kera cyane none se bakabyara nakwipa narataramanye namwe ibyo twahombye ni byinshi natwe humura turahari natwe kandi turacyahari turacyahari kandi nawe uracyahari ati nanjye ndacyahari reka tujye kuri wowe nka Sesereka Yebwa wenda hano dufite Safari Senga afite n'abanyeshuri benshi ari kwigisha erega ntabwo ari jyewe nanjye narayikuye ku bandi ku bantu nagiye numva baririmba bafite amajwi y'igitangaza nk'umubyeyi witwa Floride Uwera mpora mvuga kubera ko naratangaraga ibyo yaririmbaga n'ijwi ry'ukuntu aririmba aho rero ni mu majwi uwo nguwo akaba ari mwarimu wanjye mu majwi iyo ari umwarimu niba ari umubyeyi wanjye mbega kandi bita Mahene bakwisubira noneho mu byerekeranye n'amagambo n'inganzo Rugamba rero Kabuye urumva afite ababyeyi uretse ababyaye mu nda nkaba jewe ndakubwira se ngo nakubwira ngo kumva igisigo harimo ibisigo bya Rugamba naririmbikira mu majwi ariko bifashe nkunda nk'agace nk'amare batemba amare buri mu gice cya matiba cy'igisigo kirekire n'izindi ubwo rero urumva ko bagiye babintera bakantera n'imbaraga zo kubikora mu buryo bwabo bakoze hanyuma ntabwo rero ntekereza ko bizashira ntabwo bafite ndababona rwose ndababona kandi ndabumva naho abandi bashaka kwiririmbira ibya moderne n'iki bambe bigana bumva nabo bavukiye mu kindi kintu bavukiye muri iki cyongereza bavukiye muri ibyo biririmbo byose urumva niba batarabikuye iwabo mu rugo basa na nyina bakaba ari ibyo abana babikuriyemo noneho yagira iyo mpano y'ubuhanzi akumva nta yindi inspiration afite nta yindi nganzo afite muri we agahimba ibyo yumvise rero mu kuva mu bwana bwe ariko ibyo ntibibujije ko hari abandi batoya bahari rwose baririmba gakondo barahari yewe nsanga ko abana batabonye baba batera imbaraga nka minisiteri yacu ya culture nayo ni ibintu bigomba kugiramo uruhare ikagira turabafite abantu b'abaririmbyi turabafite abantu b'abaririmbyi bashobora gufasha abana babikunze nigeze kwandika n'iyo proje na n'ubu nta gisubizo nshaka inzu y'umuco mvuga ntabwo ari inzu nini cyane ariko ni nk'ahantu h'uruganiriro ahantu abantu bagomba guhurira bashobora guhurira nk'abahanzi n'abatari abahanzi bakabumva ariko atari ubwo ngo ni amasipekitake urabona nk'uwo mwana akavuga ati yewe nkunda Masamba nkunda Muyango nkunda ibihangano bya Mariya Yohani akabwira nyirako hiyo mpafite ngize Imana nabikora nkakora umurimo wo guhuza abana n'abahanzi bakunda noneho rero bakagenda ko baba babihamagariye rwose bakabigisha ugasanga dutumye abana bagera kandi noneho tukabaha n'umwanya wo kugira ngo ibihangano byabo bigaragare iyo yaba ari institution ituma umuco tuzacika uwa kinyarwanda cya gakondo naho iby'ahandi bituruka ahandi n'ibya moderne n'iki ibyo byo bizagumaho uko bizakomeza ariko ibyacu nibyo tugomba kurwanaho kugira ngo bitazashira mu bana ugasanga mu ma generasiyo aza kuza peshwi n'ururimi nta kigenda kuko uri kubibona turi mu ntambara y'umuco mbese ngo nta kigenda nabyo ni ibyo turi mu ntambara y'umuco muri bino bihe ariko aho ngaho ndatangira kugira icyizere iyo ndi kureba Sunset Shine uwayishinze ubwo niwe nza kurebaho we nawe twagiye tuganira twagiye tureba intumbero yari afite yagiye areba by'umwihariko hari abantu benshi bagiye baba hanze y'igihugu abana bakavukira hanze y'igihugu ariko bidakwiye ko ari abanyarwanda bidakwiye ko bafite isoko y'ubunyarwanda hanyuma aza kureba no kugira inyota yo kuvuga ngo aho nakuriye ko nabonye abana bagiye bahakurira
batumva umuco wabo batabona, kuko niyo umwana agiye gusacinga cyangwa se gukurikira iby'u Rwanda asanga rwose biri hasi cyane kuri percentage yo hasi, hanyuma wenda hajyaho sunset iyo kugira ngo abo bantu bongere kwiga umuco, abo bantu bongere kugira abantu babayigenga, wenda harimo icyizere. Hanyuma wenda nyuma yo kwandika projet nusubizwe, ubona hari ikindi cyizere cyangwa hari ubundi buryo bushyashya nawe uri gutekereza? Abantu babyikorera nigeze gushaka no guhuza abahanzi bakuru tungana n'abandi nduta n'abandi batoya cyane kugira ngo bakore nka association, noneho babyishakemo, niba minisiteri idashoboye kubidufashamo babyishakemo cyangwa bashake sinzi ukuntu numva ubyita inanga n'abaterankunga bawe bakabashaka, iyo nzu ikabaho. Ntabwo ari ukuvuga ngo bagomba kutwubakira inzu, no, barakodesha bagira batari ko hakabamo twangombwa twose twerekeranye n'imizika. Ibyo rero abaterankunga babibona, ariko abantu bishyize hamwe bakabisaba bakamenya ko ari icyifuzo cy'abahanzi b'inaha. Wigeze kutubaza ngo mbese kuki urubyiruko ubona rukunda biri moderne cyangwa se akunda indirimbo za moderne? Umuntu atanga icyo afite, ntibazakubeshya. Mwese bari gutanga ibintu bya gakondo gute cyangwa kubikora gute ntaho babibonye. Urabibona ko kugera saa hizi no ku maradiyo dufite mu Rwanda indirimbo gakondo zikinwa gakeya, ariko nabwo mfiteho impamvu igisobanuro nabisobanuraho. Impamvu indirimbo gakondo zikinwa gakeya nta nizo banafite n'abanyamakuru, hari igihe banazishaka bakavuga bati, ugasanga ende nk'indirimbo ziboneka cyane ni za Cecile Kayirebwa, ni za Masamba, ni za Muyango, urumva ugasanga ziracyari nkeya rwose kugira ngo zibe nyinshi se, kugira ngo abazifite zibashe gutambuka, babashe kuzikora, zibashe kugera ku maradiyo, hakorwa iki? Aho ngaho rero niho nka minisiteri ifite umuco mu nshingano yakagombye gukurikirana gucukumbura icyo kintu. Mbese dufite abacuranga umuduri bangahe mu gihugu? Dufite abavuza iningiri bangahe? Dufite abavuza ingoma bangahe? Abacuranga inanga ni bangahe? Mbese ibikoresho byacu by'umuziki koko gakondo ni bingahe? Dufite bingahe byazimiye ni bingahe? Twakwandika mu mateka ngo iki cyarazimiye, ni urugero nguhaye. Ubwo rero nakubwira ngo ni urugendo rurerure nkatwe twabitangiye, niho usigaye nsanga no muri bano bana bakora umuziki uri moderne. Nkavuga n'ibyanga byakunda nubwo bakora umuziki uri moderne, birakwiye ko bamenya n'ibikoresho byabo gakondo. Mbese birashoboka ko inanga yayicurangana na piano, yayicurangana na gitari, yayicurangana n'umwirongi. Urumva ibyo byose ni urugamba, nk'uko wabivuze, ni ubwitange, ni urukundo, kuko hatabonetsemo urukundo rurerure akenshi umuntu yacika intege ataragera ahaye. Niyo mpamvu ngendo tukabegera ugasanga noneho bituma umenya n'imitekerereze yabo ku muco w'igihugu. Akenshi nk'iyo mbege bitavuga meri kuko iyi nanga ese ubu birashoboka ko wayicurangira muri G, wayicurangira muri F, muri ya manota nk'uko urwego rw'umuziki rumeze rugira amanota 7. Ese inanga ifite amanota ngaho, ugasanga bafite amatsiko yo kubimenya. Nk'abano bana barangiza ku Nyundo akavuga bamaze gusobanukirwa ko bino bikoresho byacu yenda ku rwego rw'umuziki rw'isi babyita ama-instrument pentatonique agira amanota 5. Ariko se amanota 5 ni gute twayazamura ku buryo yagera ku rwego rw'umuziki rw'amanota 7 nk'urundi nk'ayandi ma-instrument yose? Niko na za gitari zivutse, niko na za piano zavutse. Ni urugendo rero, ariko hari icyizere gihe bizagerwaho. Twerekana none tugaruka ku mubyeyi wacu. Mu minota mike dusigaranye turagira ngo nawe utange impanuro cyangwa se unagire ubutumwa utanga, haba ku bashinzwe umuco, haba no ku bagenerwabikorwa, ndetse no ku bahanzi muri rusange. Ibyo nakubwiye ko ikintu nifuza kuva kera ni ahantu abahanzi bahurira. Abahanzi ndavuga gahunda by'ukuri ntabwo ari abahanzi, abita artiste, ari abahimbyi bahimba indirimbo, ari abaririmbyi bafite umuhogo gusa badahimba, abo bose bafite iyo mpano yo kuririmba no kubikunda. Aho bazajya bahurira bakagirana inama, aho niho nshaka, bakanataramana, umwe akiga kuri uyu, undi akiga kuri uyu, undi akiga kuri uyu. Icyo ni kimwe. Ikindi Sophia avuze nongeye kuvuga ngo mvugiye ibintu, avuze ibintu mpora ku mutima. Inanga za Gihanga ndavuga izo zose, Makembe, Iningiri, imiduri,
ibyo byose hamwe n'ingoma n'iki nigeze kwifuza ko bishoboka n'amakondera bishoboka ko bahaba ikintu cya orchestre yabyo gusa wa mugani nanjye natekerezaga ko haba nka piano inyuma kugira ngo ya manota batamenyereye gukoresha ibikoresho ko biboneye bamenye ko yakurikiza mbega ibyo bita ligne melodique ibi bigumeho na ritme nkumva narabyifuje rwose ubwo iyo nzibonetse n'ibyo bindi byashoboka izo intuza zacu zose zigahurira hamwe ucuranga umuduri agacuranga umuduri ucuranga ikembe nanga hanyuma noneho tugashaka uburyo bashobora gukora orchestre yabo bonyine batagombye instruments zo hanze kandi bakabicuranga bakanabiririmbirwa bigaherekezwa byaba igitangaza wagira ngo twe nta kintu dutunga tugomba gukoresha za gitare basse ngaho turi mu mapiano mu masente koko ntabwo tutagira ibyacu kandi byihagije gitangaza oya ni agasuzuguro ni ukwisuzuguro tumara abantu matsiko umfatire iyo nanga ntekereza ko niyo nyumva iri kuyumva nayo ari akanyarugomo ni gaze kamfashe gasita kari budondagure daramba w'indandare dandagatare ku muyogoma harakabira k'inkangura gashoka kuri kinanira agatama karasa yewe kageze ku ruzi karanyegera winyegera ya nyange inyamanura inanga yo kwabayizi turi migembe senda nyoye migembe rujyana intwaza migembe nyiranagorama turi migembe kana kari kuziko shanamo rurabaye rwari rudaherutse ingaju yagize umwaga ntibagishyiraho ingare rwa nyoko rurahiye rwose rurokoye ntawe nyir'ibigamba ntawe rugena intwaza ntawe nyiranagorama turi migembe yawe rugena intwaza nawe nyiranagorama muze abana banjye muze mbaraga none akabando k'iminsi yewe agacibwa kare kandi kakabikwa kure nta nshuro yindi imwe uyigarayigariza imigembe y'iminsi ntabwo icurwa none cyangwa ngo icurwa n'ejo wumve abana banjye turi migembe urumva ari byiza cyane turabibwira ne kubera ko we yabanye n'abataramyi arajya atarama ndetse yumva mu buzima bwe ntekereza ko uriya gutarama mwebwe ko muri babiri mu byumba kuko uyu munsi twe turacyatezabira dutega nyinshi cyane ariko tutarajya kure kugira ngo urusheho kuryoherwa reka tugarukire kwa Cecile Kayirebwa mu ndirimbo namwe mwahanze kera muri ya myaka wajya kuririmba ukiri mu buto kwe wayidusangiza iyo nibuka nahimbye ntirangiza amashuri ni Inyange Muharakeye nahimbiye umwamikazi Gicanda wa nyuma w'u Rwanda kubera umubyeyi nakundaga cyane yari atuye i Butare hafi y'aho nigaga tukajya kumusura iyo twabaga twabonye uruhushya rwo gutembera
na murumuna wanjye na mwishyika we ngira ngo umukobwa twiganaga hano akatuzinisha akatutetesha akaduha amata akatugira imbabazi nyinshi cyane nkari mukundira rero aho ndangije amashuri ngiye aho ubwo nagize nka ndamukumbura icyo gihe nari mushana hari Butare we najyaga mubona nka buri cyumweru ndamukumbura rero ari uko tuganiriye n'abandi bantu abantu bavuga ukuntu ari umubyeyi mwiza bagiye rero ibyo binzamo nanjye mwarakeye w'abana twaganaga ndimbona nayikunda cyane ubwo rero ndimbona bayitegereje ifitwe n'abana benshi barayigana hano cyane nyange murakeye uw'abana twaganaga muramukije ntera hejuru nkogeza ntubihe mbese inyamibwa ngeye ndoho kizihi yizabura nzakomeza ndirimbe yanjiro y'urukundo rudakangwa n'ibihita ntiruhindwe n'ihururu ntiruhoshe ngo ruhore cyangwa ruhonge ibibi ati rahira kuzukusa n'urusogo rwiza rusagamba benyakuramawe rugasusurutsa umurima wose narya iryahazu izuba nirizime oya nirihu rero ndabashimiye cyane nituganje uko naganaga namwe kijyana n'ibyo twita aba rero ndi umwe nanjye mu babyiruka b'iyi minsi ariko bagifite umutima wo kumva yuko umuco wacu twawusigasira ku ngufu za bico natwe tuzawusigire abazadukomokaho kugira ngo u Rwanda rwacu rukomeze kuba u Rwanda kandi rukomeze no kwanda iyo tuvuze kwanda tuvuga kwaguka mu buryo bw'umuco abantu barushaho kumenya u Rwanda barushaho kumenya u Rwanda mu mweko w'u Rwanda atari ukwagura ubuso ahubwo ari ukwagura u Rwanda mu ntekerezo z'abanyamahanga batuye isi ndetse n'abanyarwanda rusange. Murakoze rero naho utaha kandi akaryoshye n'ibihora mwitama ariko nakagaruka tuzasubira kugira amahoro y'Imana. Ahora turashya ngo ruwo umuntu uzi kwanda uzi kwandara Gracias.